amakuru yavuzwe ikipe ya APR itigeze mushaka cyane. Ntabwo bibukaga ko hari ikipe ya polisi yagiye igaragarwaho kubazengereza ku bwa retired. Ubwo nyine umukinnyi baramureka arigendera, yigendeye akigera iwabo nta n'amasegonda ngahashize iwe mu rugo hahise haparika imodoka V8 ya fime y'umuriro ifite plaque. Yes, reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza. Mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu, mwe mudahwema kudukurikira kuri Rwanda 45 News. Muri abantu b'abagabo cyane, muri ab'agaciro, turabasuhuje. Ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho bamwita BYIRINGIRO RAGUE kabisa. Ikipe ya Rayon Sport kubiswe icyo bitaga papu y'umuriro. Iyo ngiyo turaje tuyigarukeho. Ikipe ya polisi afande Munyambo ewana kabisa kubise gapapu icyo bita gapapu y'umwakaka, yari iheruka kuri mani shimwe Jaberi. Turaje twinjire muri operasiyo uko bigenze, ese iyi nkuba ikubise inyarugenge bigenze bite, ibyo turaje tubigarukeho. Ariko nanone ikipe ya Gasogi United nayo yibwiye abatanazi isinyisha rutahizamu umunya Senegal wakiniraga ikipe ya Sfaxien. Iyo nayo ni inkuru turaza kugarukaho, ariko dukomoza twihuta cyane duhita twerekeza nyine mu yandi makuru. Ikipe ya Mukura Victory Sport yitegura umukino kwa gatandatu n'ikipe ya Rayon Sport. Tayari already yamaze gushyira ibiciro ahagaragara. Ese abakinnyi mu ikipe ya APR bigeze hehe? Ibyo byose turaza kubigarukaho, ubundi dusoreze ku mukinnyi nanone w'umugande twahoze tugarukaho nanone already nawe wamaze gusinya. Ibyo ngibyo nabyo nibyo turi buze kugarukaho muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Icyo ngusaba ni iki, no gukanda subscribe kuri Rwanda 45 News, ubundi ukajya kuri TikTok, Instagram, Facebook page ukandika Kasiejizo ugakanda follow, ibintu bikagenda neza cyane. Ibyo ngibyo bigucanze wajya aho ngaho muri bio ya YouTube ugakanda kuri bio, ubundi ugahita ubona Facebook link yayo ukamfollowinga, na Instagram bitewe n'urubuga ukoresha cyangwa se zose nimuzikoresha ukadufollowinga gatanu kuri gatanu. Reka twinjire twihuta cyane, reka nterekemo amafoto. Mwabibonye neza cyane ikipe ya Gasogi United yasinyishije uyu rutahizamu ukomeye cyane w'umunya Senegal. Ni rutahizamu mbona witwa RAYON Mbaye, ni rutahizamu rwose wakiniraga Club Afrique, ni Club Afrique ntabwo ari Sfaxien, Club Afrique yo muri Tunisia. Uyu musore ufite imyaka 22, nagerageje kuganira n'abantu bamuzi, nagerageje no kubaza na bano bakinnyi ba Rayon Sport b'aba Senegal. Ndabaza se uyu mukinnyi muramuzi, ni umuhanga bimeze bite? Barambwira ati ni umukinnyi mwiza w'umuhanga. Muri kugenda mureba amafoto ahangaha barimo bakina n'ikipe ya Wydad Casablanca. Ubwo ni Club Afrique ikina na Wydad Casablanca. Ahangaha barimo bakina rwose. Hano ni uyu musore w'igikara urimo agundagurana, ariko namwe mu ndebere yisura mwo kabyaramwe mumbwira uyu muntu niba afite imyaka 22. Ngiye ko mubona ndabona ataba ari munsi y'imyaka 30 kabisa. Ariko ni umusore kweri, ni muremure. Ngaho gukorero ikipe ya Gasogi United yamusinyishije uyu musore rwose. Mu kanya gato yamwabonaga amafoto ya President Kenisi ndetse n'uyu mugabo. Uyu mugabo rwose mbona ari muremure cyane, umugabo usumba Kenisi aba ari muremure kuko buriya Kenisi ni muremure. Ngaho nguko rero ikipe ya Gasogi United ubwo yamusinyishije, ubwo ngubwo nyine ikintu kigaragaza ko twinjiye muri transfer. Ubu ikipe yemerewe gusinyisha umukinnyi kuko transfer window yarafunguye ku itariki 3. Niyo mpamvu mwabonye ikipe ya Nyamukandagira yasinyishije uriya Mutaramu Kiwanuka, uyu mutipe wo muri Villa yasinye mu gihugu cya Uganda. Nagera mu Rwanda muzabona amafoto yambaye jezi ya APR, kuko gusinya byo byararangiye. Kimwe n'undi mukinnyi twaze tugarukaho gatanu kuri gatanu
already wamaze gusinya mu ikipe ya APR nawe tujye kuza gusorezaho nitumara kuva muri iyi dosiye y'uyu musore. Ubwo ngubwo uyu musore nyine Byiringiro Rage, umwana wa Nyamukandagira, uteye ukoze icyo bita kera mu cyaro twabyitaga fundi iguruka, ikipe yitwa Rayon Sport. Ndaje mbinjire muri operasiyo neza, ariko reka tubanze duce ku biciro bya Mukura Victor Sport yamaze gutangaza. Ubwo abariyo mushaka kureba iyi match n'iyi gapapo mutewe, ngiye kuza kugarukaho mutuze, ngiye kuza kwigarukaho ukuntu Byiringiro Rage yageze ku kibuga cy'indege, umuyobozi wa Rayon Sport Tade akajya kumwakira, Mushimire akajya kumwakira, abagabo nk'abagacinya bari bategerereje aho hafi. Operasiyo yose ndaje nyinjiremo uko bita Byiringiro Rage atewe gapapu, akaba asinyiye ikipe ya Police Football Club, nubwo mutarabona amafoto agiye hanze. Mukura Victory Sport rero umukino uzaba ejo mundi ku wa gatandatu ku itariki 11 uzaba ku isaha y'isamo kuri stade ya Huye. Ibiciro byamaze kujya hanze, ibiciro byamaze kujya hanze ni 2,000, ahasigaye hose 3,000, 10,000 muri VIP ndetse n'20,000 muri VVIP. Ubwo ahangaha ni uramutse uguze itike mbere ya match, naho abazagura ku mukino nyirizina, ubwo ahari 2 hazahita hahinduka 3, iyi regular yari 3 izahita ihinduka 5. ubwo ngubwo aha hari 10,000 muri VIP nyine hazahita hahinduka 15,000, mu gihe muri VVIP hazahita haba 25,000 kandi hari hasanzwe ari 20,000. ubwo rero mujye gushyigikira Murera yanyu bateye gapapu ngiye kugarukaho, ubundi ibintu bigendeye neza cyane. Mbibutsa ko nyine kugura itike of course nta mureyo cyangwa umufana wa Mukura cyangwa umufana wa Nyamukandagira utabizi, na kanyenyeri 939, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Reka twinjire muri operasiyo ya Kasamutwe. Ni inkuru twagarutseho kuva umukinnyi witwa Byiringiro Rage aje atandukanye n'ikipe iyi kipe yitwa St Vikens if ikinamo umukunzi wa Nick akaba ari na vice captain wayo. Ni inkuru twatangaje kera, ikipe itarabitangaza ko yatandukanye na Byiringiro Rage. Mu kanya gato mu masaha ya kare nk'amasaha 5 cyangwa 6 ashize, nibwo mwabonye ikipe ya St Vikens if ibitangaza kuri Twitter yayo ndetse na Instagram ishimira Byiringiro Rage, ndetse inatangaza ko batandukanye mu buryo bw'ubwumvikane, cyane yuko uyu mukinnyi Byiringiro Rage yari yarasinyiye amasezerano y'imyaka 3. Murabyibuka ko uyu nguyu wari umwaka wa 2 yaramazemo kandi ntabwo wari wakarangiye. Uyu musore rero ikipe ya Rayon Sport, umuyobozi Gacinya wayo umenyereye kuyigurira abakinnyi ndetse na Prosperi, bakimara kumenya yuko uyu mutipe Byiringiro Rage yatandukanye na St Vikens itaranabishyira hanze, bahise batangira kumuganiriza. Ubwo twinjiye muri operasiyo nyine, nizere ko turi kumwe, ntukureho telefone yawe cyangwa se aho uri kuturebera, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ubwo nizere ko already wanakoze subscribe. So uyu musore murabyibuka ko afite abamanager benshi, hari amakipe yo mu Buholandi yamwifuzaga mu byiciro byo hasi ndetse no muri Sweden, hari n'indi kipe yigeze kumwifuza yo muri Espagne mu cyiciro cya 3, ariko ntibyagenda neza. Murabizi twabatangaje ko yavuganye n'amakipe yo muri Tanzania arimo za Singida Black Stars ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Uyu musore rero utibyifashe bite? Nkuko nari nabibatangarije mu nkuru nakoze ku mugoroba, niyo nakoze mu gitondo, nari nababwiye ko Byiringiro Rage ari bugeri kuri i Kigali. Ubwo ngubwo reka nterekemo aya mafoto bari kumwe na perezida wa Rayon Sport. Murabizi nabatangarije ko ari bugere mu Rwanda ku Ikanombe saa 3, niko nari nababwiye. Ariko murabizi indege hari ukuntu zitinda, namwe murabizi iby'ikirere nyine, abantu bagiye mu ndege murabizi, kandi namwe mutagiyemo murabizi ko nyine amasaha ahinduka. So rero Byiringiro Rage byashize biragera, agera ku kibuga cy'indege Ikanombe. Ibintu byose yarabyumvikanye na Rayon Sport, yari yarumvikanye na Rayon Sport ko wumva ukuntu ngiye mbafite za ndani ko Rayon Sport igiye kumuha $9,000,000 za rekritoma, ikazajya imuhemba $4,000 by'idolari.
just miliyoni enye z'amanyarwanda. niwe mukinnyi wa mbere mu Rwanda wari kuba wishyuwe na Rayon Sport amafaranga menshi. Kwanza ni nawe mukinnyi wa mbere wari kuba uhenze Rayon Sport kuri salary, kuko umukinnyi ubu ngubu ifite ihembwa amafaranga menshi, ndumva ari muherekeze ihemba miliyoni 2. ubwo Byiringiro RAGUE agera ku kibuga cy'indege i Kanombe, ariko ubuyobozi bwa polisi bukimara kumenya ko uyu mutaramu ari buze mu Rwanda, amakipe yo hanze batacyumvikanye. ubwo turaza no kubisesengura polisi nayo ubwayo, mbona sinzi ikibazo ifite. uyu mukinnyi bahise bashaka nimero ye, bashaka uburyo bamuvugisha. uko gushaka uburyo bamuvugisha rero sinzi ukuntu bavuganye, sinzi ukuntu byagenze. umutaramu arababwira ati se none ko numvikanye n'ikipe ya Rayon Sport. ubuyobozi bwa polisi buramubwira ati twebwe amakuru twarayamenye, ibyo Rayon Sport iri kuguha turabizi, amafaranga ya rekritoma yaguhaye turayazi, umushahara iri kuguha turawuzi, twebwe ngwino udusinyire ibyo ngibyo Rayon Sport iri kuguha turabikuba kabiri, rekritoma turayikuba kabiri, tuyigire miliyoni hafi 10 na zingahe. ubwo nukuyikuba hafi kabiri kuko Rayon Sport yamaga miliyoni 9, ubwo za rekritoma ikamuha n'umushahara wa miliyoni 4. ubwo ntekereza ko impamvu bari bamuhaye rekritoma y'amafaranga make nuko mu mushahara amafaranga yari menshi. ikipe ya polisi iravuga ati wowe n'umushahara turawongera, ngwino dusinye. umukinnyi biramucanga, se ko namaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport ko yanyoherereje tike, ko perezida yanyoherereje tike, ati wowe ubuyobozi bwa polisi nabo bamaze kuba abanyamujyi baracangamutse, baramubwira ati wowe shaka ukuntu nugera ku kibuga cy'indege ubabwire ko wenda utameze neza, kontrola yisinya nyuma, ubundi twebwe turahita tuza kugutora, ibintu bigende neza cyane. umukinnyi Byiringiro RAGUE amafoto mwabonye koko yageze ku kibuga cy'indege, avugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. akihagera arababeshya ati reka manze ngere mu rugo njye kugira ibintu ntunganya, ndananiwe njye kuryama. ayo ni amagambo Byiringiro RAGUE yabwiye abayobozi ba Rayon, barimo Tade ndetse na Mushimire n'abandi bari bamutegereje mu modoka, barimo bagacinya ndetse na Prosperi, kugira ngo bamuhise bamujyana bamusinyisha amasezerano. ubwo babamurekuye gutyo, bati nta kibazo reka tumureke kuko bari bariranye. reka mbibutse iki kintu, niba mubyibuka neza, ikipe ya APR murabyibuka nababwiye transfer ya Nshuti Innocent. ikipe ya APR makuru naje kumenya, aya makuru nari nyamaranye n'igihe, ariko reka nyavuge. amakuru naje kumenya maranye n'igihe, nari ngiye kubivuga kuri transfer ya Nshuti Innocent, ariko mu rwego rwo kugira ngo umuntu wamaye amakuru nyine ntasuzugura amakuru ye kandi ari umuntu ukomeye asanzwe amana amakuru yizeye, ndavuga ati hoya reka ndeke kubitangaza, atagira ngo nashatse kuminimiza inkuru ye. amakuru mfite nuko ikipe ya APR umukinnyi wayisohotsemo akajya gukina hanze, ntabwo uwo mukinnyi azongera kwakirwa mu ikipe ya APR. musubize amaso inyuma, mumbwire umukinnyi wavuye mu ikipe ya APR akava mu ikipe ya APR akajya hanze akagaruka muri APR. Bizimana Djihad murabuze ukuntu ari umukinnyi ukomeye, igihe cyarageze amara igihe kinini nta kipe afite, kandi ikipe ya APR ikeneye umunimero 10, ikeneye umukinnyi nimero 8, kandi iyo myanya yose murabizi Djihad ni maestro, ariko ikipe ya APR ntiyamusinyisha. murabizi iby'abakinnyi bagiye batandukanye. Nshuti Innocent igihe yari amaze mu Rwanda, ariko byarangiye agiye gusinyira ikipe yitwa Zira Football Club yo muri Azerbaijan ikinamo Mutsinzi Ange. ibyo ngibyo murabizi. ejo bundi Manishimwe Emmanuel Mangwende ibyaravuze ariko ntiyigeze aza. so rero ikipe ya Rayon Sport yakoze ubuswa, ubujyanje abagabo nk'abagacinya bari bafite, sinzi aho bwagiye, cyangwa se gacinya kubera yari yibereye mu modoka ashobora kuba atabimenye, kuko se mpamya ko iyo abimenye iki kintu yari kucyemera, cyangwa se hakaba habayeho kwirara kuko bumvaga ko ikipe ya APR itamushaka. amakuru yavuzwe ikipe ya APR itigeze imushaka cyane, ntabwo bibukaga ko hari ikipe ya polisi yagiye igaragarwaho kubazengereza ku bwa ritayadi. ubwo nyine umukinnyi baramureka arigendera, yigendeye akigera iwabo nta n'amasegonda ngahashize, iwe mu rugo hahise haparika imodoka V8 ya fime y'umuriro ifite plaque. nari nyivuze kari kabaye musore kabisa, nari mvuze plaque y'umufande, bari guhita bamfunga, kari kabaye. nibwo bahise bamushyira mu modoka, bahita bamujyana ku biro diregiti hariya ibiro bya polisi biri Kacyiru, hariya kwa afande Muyambo
sori gatoya, ubwo ngubwo ahita asinya ubu tayari umukinnyi witwa Byiringiro Rage byarangiye, abariye mukure y'amaso, ubu tayari Byiringiro Rage umukinnyi wa polisi biri official. Aho ni kuri diru y'amafaranga. Noneho reka tugaruke mu busesenguzi bwacu. Ese Byiringiro Rage ahisemo neza kujya muri polisi kandi mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport yamushakaga? Tugaruke kuri polisi nanone. Ubwo ngubwo tugiye kubanza ku ruhande rwa Byiringiro Rage, turaza no kuri polisi. Twagiye tubona abakinnyi benshi. Christian ndahamya neza ko nk'iyo aza kuza muri Rayon Sport ntabwo sezo ye iri imeze gutya. Ubu ngubu abahamagarwa mu ikipe y'igihugu, ariko ndebera abakinnyi nka Muhajiri n'abandi bagiye batandukanye, twese ubu byaraducanze. Ntabwo tuzi ngo umukinnyi ugeze muri polisi bumugendekera gute. Ngaho namwe mbahaye umukoro, mumbwire muri comment ahangaha umukinnyi wagiye muri polisi, mwubu urugero mumbwire umukinnyi uheruka kuva muri polisi akajya gukina hanze, uwo mukinnyi mumumbwire. Usibye no gukina hanze, mumbwire umukinnyi wagiye muri polisi yari asanzwe ari kuri level yo hejuru, level ye igakomeza ikazamuka, mumumbwire uwo mukinnyi. Ikipe ya Police Football Club ndakwibutsa ko uruhande rumwe yaguze umukinnyi witwa Kirongozi, tuzi urwego rwe kuva i Burundi, no muri Kiyovu tuzi umupira yateraga. Murabyibuka abakinnyi bagiye batandukanye benshi bagiye bajya muri polisi, ariko bikanga. Uwitwa Peter de Brevoort urwego rwe rwasubiye hasi, Ani Elijah bimeze bite, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye babigira Imana Bedi barashize. Mwaramubonye ejo bundi ku mukino wa polisi na Rayon Sport, Kanamugire Roje umwana yaramubitse, umugabo igihaha kiranga biranga burundu pe aribo. Ni iki kiba muri polisi? Ese na Byiringiro Rage niko bigiye kumugendekera? Cyane ko kimwe mu bintu tuzi kuri Byiringiro Rage ni ikintu cyo kwirara no kwiheba. Murabyibuka mbere yuko yerekeza muri Sand Vikings yaravuye gukora igeragezwa i Burayi byanze, biranga burundu, atakaza icyizere. Nuko yabonye diri yo hanze muri Sand Vikings, sinzi umuntu wayimukiniye, afite abamanager benshi, ubundi agarura forume ho gakeya, ariko no muri Sand Vikings biranze, none agiye muri polisi. Tugaruke kuri polisi ni ikihe kibazo igira? Abakinnyi ifite, hera mu izamu Rukundo Onesime yari umuzamu w'ikipe ya mbere y'u Burundi, n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ba Abedi, abitwa bande bose, abatoza bakimurabyiruka ba Albert Mpande. Ikipe ya polisi, ariko inkuru ya mukuru y'ingenzi, ikipe ya Rayon Sport iriwe gapapu, induru ziravuza i Nyarugenge. Mu byitegure ejo cyangwa ejo bundi, cyangwa se nshobora no kurangiza guterekaho inkuru. Mwabonye amafoto y'abapolisi bari kumwe n'umusivile Byiringiro Rage yambaye umwenda wa polisi rwose. Ubwo umukinnyi wamba munyibutse Byiringiro Rage yambara nimero kangahe? Ni 17 ni kangahe munyibutse? Ubwo umukinnyi wambara iyo nimero abe yitegura gutanga nimero kwa Byiringiro Rage. Ngayo nguko rero munyemerere rero abafana ba Nyamukandagira, ubwo ndavuga epi, munyemerere tureke kuvanga dosiye, sibyo? Abafana ba APR munyemerere tureke kuvanga dosiye mu ngingo z'ingenzi n'abavubwiye ko tugiye kugaruka ku mukinnyi wanyu mushya wamaze gusinya amasezerano already, ariko munyemerere tureke kuvanga dosiye, ahubwo mpite nkomerezaho noneho just ikiganiro tuze guhita tugikurikirana n'iki ngiki, tubanze iki ngiki, noneho duhite n'icyo kiganiro nacyo tugiterekaho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka nsoreza aha ngaha, ariko iyo na nkuru ya kasamutwe ibabaje ku Bareyo, usibye ko ngiye ntanabona ko wenda Byiringiro Rage yari diru nziza yo kuba Bareyo bishimye kuko yari umwana wa APR, nkuko bateye abagapapu kuri wa mukuzi Yannick n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ariko n'ubundi ndabona Byiringiro Rage n'ubundi uruhanda kinaho rurimo baziz basane bayerenga kanga. Wenda ikintu yaraje kongera muri Rayon Sport nuko nyine ari umukinnyi w'umunyarwanda, kandi mu by'ukuri ubona ko nyine abakinnyi b'abanyarwanda, aho umubare wabereye abakinnyi 6, abakinnyi b'abanyarwanda hari amakipe abirengagiza ugasanga bahuye n'ikibazo cya effective, ibintu ntabwo bigende neza cyane. Ngayo nguko rero reka nsoreza aha ngaha, nizere ko mwaduforowinze. Kwanza reka mbwire abafana ba APR, uyu mukinnyi wasinyiye ikipe ya APR, mujye kuri Instagram yanjye, Facebook ndetse na TikTok,
murahitamo mubonaho 5/5. noneho nze kumena umuceri mbaha detaye ariko mwamaze kumenya wagwana. So reka dusoreze ahangaha, tubashimire cyane mwebwe mwamudukurikiye, muri abantu b'abagabo cyane, nizere ko mwakanze subscribe, ibintu bikomeze bigende neza cyane. Reka bashimire cyane, asla vista.